nta kuntu umuntu yashyiramo akantu urumva hari ukuntu ucomekamo akantu nyine gahunda ikihuta nyine oya ntabwo ni ukwihutisha ibintu urumva. Tanti n'ahandi kuhabona neza naramenyeye ndabyumva kandi n'ubundi natwe sinzi ahantu baduhuguye baratubwira ngo iyo myaka niyo umuntu agomba kuba mu maso buriya haranjye ntaramira nka wahazi tuzi umuyobozi urabizi muri iyi minsi izuba naryo aba ari danje. mbere yuko unyishura ngomba kubanza kugukomagura nanjye ngakwishura ibyo mwankoreye suzi ibyo mwankoreye mwewe agira ngo sinzakubona. mama nukuri iki cyane nyikumbuye kugira ngo ndageruka se kareka muri nayo nkumbuye niki cyayi cyakirimo kumva ukuntu kiryoshye harimo akarongo kameze neza kese bakitayeho kese abacyitayeho none baragiye nagatanga wizi karimo ahubwo ratuma kabisa. none se mwana wa iyo mwabaga mu mahugurwa nta cyayi babahoje ega cyarahabaga ariko kumva ibintu by'abantu benshi rusange ntabwo nta mwihariko gifite nk'iki cyacu. niyo mpamvu wananutse mwana wa niyo mpamvu pe ubu kese rero gerageza umwiteho dore musaza wawe yagarutse. mama yakuna yananutse ndetse ntabwo waje ahubwo gatinyongera kacyayi muhanda ndikumva kiryoshye byatayeho ariko nageruka yamigati twatumye ko yatinze koko mama ariko abuze akantu reba kagakomfitiye twari mu mugati ejo kazaboneke kabisa hashize ariko ejo muri turakora mujye kugahaha rero Kevin reka nkubwire burya natwe twasigaye turi mu mishinga Kete yazanuwe uretse ko numvaga ari uwamandazi n'ibyayi data bro kiriya gitekerezo nenazi nisiyo cyiza twira amandazi tukanabyibuha cyane ariko ketse nawe rwose ugezeho ubwanuka ugakabye uri kumva ikikuraje inshinga no kurira amandazi n'ibyayi nira amandazi kabisa ketse dufite hano n'akandi za ice cream za yogurt ketse ibyo ni iby'abana tugomba gukora umushinga mwiza wunguka ufite icyerekezo ariko se bamana ntabyo kuvuga ngo kurya hamuze se tutarya Marina nawe azanuwe urumva nuko nabaga ntegereje ibyawe uzi ko nagutelefone uri muri ya mahugurwa yawe nakubwani dukorera umushinga kugira ngo natwe twiteze imbere. muzi n'ikindi icyayi kirungura ntabwo waguza amazi akenshi ushobora no kuyatoragura haramukira sibyo ukaza ugateka icyayi noneho ntabwo byakugora cyane ugashakana n'ifu y'igikoma hari ahantu kurya igikoma birira ku ishyamba nawe urabyumva hasiga umushinga wacu ukagenda neza. rero igitekerezo na alimentation muri make bavugaga nibyo nawe mu mushinga pe ariko inaha alimentation ni menshi kandi twebwe icyo dushaka ni agashya kugira ngo tubone abakiriya bihuse benshi none se wowe uzagira alimentation hano undi ari hano undi ari hano ngo gutekereza ngo izo alimentation ni zibi 10 muzabona inyungu naho undi bana njyewe icyo shaka uko nabikubwiye Keve uzi ko twabiganiye cyane kuri telefone bashaka umushinga wo kuzana udushya tutamenyerewe inaha tw'abantu bose bazahita bagira bati babona ari agashya bakabirwana naho buriya byo muri alimentation ibiki bisa nko kwigana icyo ngicyo nicyo gikenewe kakacyari rwose ntabwo nherutse ndikumva kangeza ahantu nabundi mama rero buriya kuva cyagihe wabimbwira sinigeze nicara ngo mbyibagirwe ahubwo nahise numva ibitekerezo bibaye byinshi kugira ngo dupange umushinga wunguka. rero hari ibintu baduhuguyeho by'ingenzi nibura umushinga ugomba kuba wujuje. icya mbere ugomba kureba ese uwo mushinga ugiye gukora aho ugiye kuwukorera urakenewe. mva rero shaho nasanze gukubita bakazamfunga nkagenda nkaborera muri gereza nkaherayo nahitamo kuguhereza uru rutoki rwose uru nguru ureba ahangaha uru rwose uru nguru uri kureba ruri hano uru nguru warubonye urarukorera rwose ayanjye abona shiremo uru rutoki rwose
kurukorera ukarukorera neza ayanjye agashiramo kuri kondisiyo imwe kuvuga yuko ugiye gukorera urutoki ntabwo nkubwiye ngo uzanemo ibintu ngo byo gutsibatsiba urutoki rwanjye ugomba kurukorera neza neza cyane uko mbyifuza tangira hase weho twaguzanyije amafaranga twemerana kubera icyo uje kumingisha ntabwo twabirangiza bikarangira ma ibintu byo guhinga ntabyo nzi kabisa ngo kugira ute ngo guhinga uyu munsi amasomo ntabwo gamfata ahubwo utongera no kumvugisha ukananyibutsa urabyumva neza korera urutoki ayanjye ashiremo nta kindi bro kahantu hakomeye bro wawe mu biki ihangane tubirangize icyo urakizi wayikizi ntabwo waba uri no kumbaza ntabwo waba uri kumbaza ibyo mbaza kano kanya n'ubundi ukurusha imbaraga ashaho agukoresha icyo ashaka nta kundi ukareba ese ufite ibikoresho bihagije byo gutangiza uwo mushinga birumvikana harimo n'igishoro kuba ugifite nabonye rero ibyo ngibyo twebwe biroroshye kuko hari twa dufaranga dukeya twari dufite kandi nzi ko ubona mu bigo by'imari ukaba wakaka inguzanyo nabonye rero icyo ngicyo gishoboka noneho ukareba mbese umushinga wanjye uzangiza kuki ukiha intego y'igihe kirekire twati nibura mu myaka 2 tuzaba dufite kadasiteri nziza hano muri karitsiye uwo mushinga rero niwo ushaka mama urabona ukuntu ujya ukora utuji utudivayi nabonye uriya ariwo mushinga mwiza yego uzi impamvu uwo mushinga wadahita ngwemera urabona ko nkunda gukora utuji muri beterave mu matunda mu nanasi kandi wabonye ko inanasi imwe n'ijana urabona ko zihindutse biroroshye nyine n'amatunda arahagije erega n'ibyo nabirebye ugomba kureba ibikeneye muri uwo mushinga wawe niba bigukikije mbese muri make amahirwe agukikije harimo no kuba haboneka iyo produit ukeneye gukoresha muri ji abakiriya kandi urabizi hano hari abasirimu benshi umva ahubwo twateye imbere reka nze nkubwire Keti si ubona ko iyo twakoze akaje Keti babadamu na babasore n'abantu baje kubasura biheraga bakabati numwimerere kandi noneho buriya hari ukuntu za produit bashiramo ngo mu buryo burambye ukayipfundikira ibyo ntabwo wabyize harya twabonye uburyo ki ugomba kwitegura ikabisa neza ikaba yanditseho igihe izamara n'ibintu bituma itangirika kandi ibyo byose nasanze ahubwo amakuru amwe tuyahuje mama ariko abantu baduguranye umukuru abana ruhu wagira ngo muraziranye umva turakize abantu turakize nkumbya gake naho rero ubundi mama ubwo ibyo byose maze kubona ibyo n'ibihagije ariko hari ibintu by'ingenzi batubwiye bishobora gutuma umushinga wacu utera imbere icya mbere ni igiciro kuba udafite igiciro gihanitse icya kabiri nicyo gicuruzwa kuba gifite umwimerere nyine gifite ukuntu kiruta ibindi gifite ubwiza na gatatu ni ukuba ufite iseta nziza ndetse n'uburyo wakiramo abakiriya aribyo Keti yavugaga customer care noneho icya kane rero ni ukwamamaza kugira ngo abo bantu babimenye tukazajya ku rwego tukajya tujya kuri radiyo ndetse tukagura tukajya no mu mahanga tukajya tugemura baramutse mwana wawe Aramutse. Makuru mama. ni meza Baramutse utese. baramutse neza Bicaye mu maraporo y'akazi. Babikoze ndi kubona barabyishe none ndi gushaka uburyo nabikosora kugira ngo bizagere ku badukuriye bimeze neza. none siko nawe tujya kwa muyobozi ukaba utarambye ukuntu byagenze ibintu byawe uzabiheba Ayobozi b'iki gihe nawe hapi nta kigenda cyane. woya ntabwo wapfa guterera ugomba gukomeza ukabikurikirana Umuyobozi igihe namugezeho mubwira uko ikibazo kimeze
bari kuncisha hirya no hino ngo kwandika ngo ibirego ngo ibiki n'ibiki ngo njye gushaka ibimenyetso. Ubuse ko bampondaguye wenda nkavira imbere ubwo ikimenyetso nagikura. Ibimenyetso wenda ntabyo ibyangombwa nubwo babitwaye ariko mu kanya haraba inama buriya nimwo turabicoca neza. Niba haba inama si tugiye kuyijyamo. Ntabwo ugomba kuhabura kamere kuko njyewe twari twabipanze inama nziko ihari urumva ntabwo nahabura. Ndabizi mu nama birakemuka. Mu nama birakemuka kubera ko mu nama niho ibibazo byose bikemukira. Oya tugomba kumva none nta kibazo gihari. Buriya nabo baraba baharahari simbizi ariko yambwiye ko hari inama y'abaturage buriya niho ibintu byose biri buze gukemukira. Mura ubuyobozi bwacu ni bwiza burabikemura ndabizi. Ntugire ikibazo ntugire impungenge. Leta cyumwe n'ubwiyunge ni leta nziza cyane. Ntugire ikibazo rwose. Uyu mushinga rero narebye mbona ko hari ibintu bikenewe harimo ayo matunda wavuze za beterave inanasi tukakora jizo ubwoko bubiri. Urumva noneho aha hariho n'ibiciro by'uko tuzabigura. Umushinga urabona ko wanditse neza. Mama rero ngira ngo urabibona ko nabiteguye neza. Buri kintu hano gikenewe cyose kigiye kiriho n'igiciro noneho hakaba igiciro rusange cy'umushinga wose. Iki ngiki noneho kandi nabonye ko tugomba kugira n'ubwizigame. Twabati wenda ku munsi twabitse aya ngaya. Ubwo niba ari mu cyumweru turaba tugizayo mu kwezi tube tugizayo. Ahubwo mama hari n'ikindi gitekerezo rero mfite. Uribuka ko ejo bundi wagiye gufata amafaranga mu kibina. Urabyibuka. Nta kuntu wareba amaradiyo aduturiye asigaye tugaha amafaranga bakatwamamariza bakakubwira bakavuga nyine ahantu iherereye ukajya baza no kutugurira nyine. Ketia rero nuko amubwiraga wenda ukajya ngo nuko kurwanya n'ubundi ndabizi umenyereye kubyina mbere y'umuziki ndetse turamamaza kuri radio ibyo tutari twakora. Ibyo bizaza ari uko twashize mu bikorwa hari ibintu byinshi bikenewe. Erega nicyo bavuga kwiga. Twarasomye wasoma. Sibyo marabwira yakwirirwa yirukanka mu busore ubu wowe urashaka kwirukanka muri biriya kandi ugomba kurangiza ukajya muri university naho ukazagera kugera. Nta mushinga utagira inyungu. Wenda nayo nzagira inyungu. Umushinga wose ari igengenda abana n'igitipe urumva sigaye kikanira kashi agira umushinga mwiza. Ukavuga ngo nta muryango utagira ikigori. Koko baba bagize ikigori. Shake Kete turukure bimwe bintu hano kandi Kevin mukora ibintu vuba vuba uyu munsi hari inama ikigoroba. Ibyo mwemera ko ikigoroba byose mubikore inama y'ikimama. Ntabwo simuzi ko nta mumfishira umuhamagaze ari guhamagara. N'umunsi mu gitondo. Ariko mama byo ntabwo bitureba. Ntabwo uri umunyarwanda. Samugani mambura ntabwo bireba abantu bakuze nkamwe twebwe tugira bato biratureba. Cyakora murancekeje. Ubundi ukuntu bimeze kuva ku myaka 18 ariyo myaka y'ubukure uwo muntu aba yemewe kujya mu nama. Inama se nyene nakuru kumva ijambo inama niho dukura ubumenyi utuntu n'utundi bitagenda neza mu mudugudu ibintu nk'ibyo. Ko rero na wa mwana ufite kuri iyo myaka iterambere riramureba ibintu byose biramureba. Ubu kuhohoteye wakwihagararira imbere y'amategeko none muravuga inama ntabwo irabareba cyane. Ubwo ni mwisi mu Rwanda rw'ejo. Aha mama ibintu ngiye nibyo naketse ahubwo ababyumva. Inama nsanze ari ingenzi ugira ngo se aya mahugurwa njye kwemenya namenyeye batubwiye ngo muzinduke ngo urubyiruko muze ku murenge. Urumva ako nta numva umuntu ukomanze barangiye batubwira ibintu nk'ibyo byose ariko baduha amakuru y'aba bantu baduhuguye niho namenye amakuru. Gendera umuntu Kete gendera umuntu ira nama turayitabira ntawamenye ushobora gusanga harimo n'ibintu by'ingenzi turungukiramo. Yaramutse aya makuru ni karibu Amurabizi umuyobozi yambereye umuntu sinzi udasobanutse. Nyine naracyagiye ngiye kurega amubwira ati nyine wowe reka nshyiremo n'akantu sibyo kugira ngo tubyihutishe tubafate. Numva ariko birwanya sitavuga ngo uyu muyobozi
nayo nshatse nyine kumugurira agafanta tukita agafanta ubundi. ibyo bintu wari ugiye gukora ubwo ni ibiki? Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane. Nta gafanta muri leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Ese kugura umuntu agafanta hari ikibazo? wowe bagufunga urwumva n'uwo wayihaye bakamufunga mwese mugafatanya icyaha. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Wowe reka oya akabara nka ruswa agafanta. Agafanta ntabwo ni kwa kuntu umuntu yanakujya n'ubusanzwe nk'umuntu w'umugabo kamugurira agacupa kakanywa. Ko nyine buriya iyo bigeze muri dosiye ahita yihutisha. Kenzi yuko warenganye ako gafanta kaba ari akiki kandi wowe ugomba kurenganurwa. No kugira byihutisha. Hari ukuntu rega umuyobozi yirengagiza ibintu. Ntabwo bibaho. Ubundi akihutisha dosiye tukabafata ntabwo biba ibyo bintu. Kabaryoza ibyo bakoze. Woya ntabwo bibaho. Wowe urarengana ugomba kurenganurwa kandi umuntu ntawe wize. Ntabwo ugomba gutanga ruswa. Iyo ni nka ruswa tuyifata nka ruswa. Nabaye nk'ibihingutsa nawe mbona arabyanze umuyobozi. Bashobora kuba barabihagurukiye ibyo bintu. Ko njye numvaga nta kibazo. Bakubihagurukira ni gufata umuntu ukamuha akantu k'agafanta numvaga nta kibazo. Oya harimo ikibazo gikomeye mwana wawe. Ni amakosa akomeye cyane. Ntabwo nzabyongera. Nubwo uzabyongera n'umunsi umwe. Ko bagomba kundenganura. Barakurenganura ntugire ikibazo. Karibu. Karibu mwicare hariya. Mwicare hariya. Araho. Amakuru yanyu. Yo. Nimwicare. Yakoze. Karibu. Yo, ko tutabamenya muturuka he? Nitwa Sandra. Ndi hano mu buryo bw'akazi. Hari umukobwa uba hano witwa Marina. Nije kumusura. Karibu iwacu rero. Ariko rero Marina namutumye. Nimba ntago araza vuba ariko nta kibazo. Nabone bakuganize nta kibazo. Ahubwo mama, twasa ari umuntu basa dusengana. Nimanje kujya aho nego. Nibyo. Abantu basa batagira isano kandi twese urebye rega dukomoka ku muntu umwe. Rero hari akazi nayo ndimo nkora nimwe muraganiriza undi mwana agiye ngiye mu kazi. Sibyo? Mama, ufite n'akazi kenshi reka wowe. Nta kibazo. Nanjye nitwa Ketia. Ndi muri na Marina. Mama wanjye na mama we baravukana. Nishimiye kubamenya. Yego. Nanjye nitwa Kevin. Ndi musaza wa Ketia. Twakwishimiye no kutazaga ko ni Karibu iwacu. Yego murakoze kunyakira. Ndishimye cyane. Byiza cyane. Mva Kevin. Hari ibyombo mama nsigiye. Reka ngende mbe ndabyoza. Ago tubirenganye turagaruka mu kanya. Sister ugiye mu kazi ndabizi ufite akazi kenshi. Sawa. Ubwo rero mu kanya ni inama. Ubwo uze kuba uhari. Wenda nubwo ntako nta bimenyetso ndabona ariko turabafata icyo nzi kuko ntabwo ari njye gusa n'ahandi bagenda biba bitwara nabi banywa amatabi bagira gute. Barafatwa bari abayobozi baraje kubamenya. Ubwo ni inama ubwo nizere ko urafunga kare rya duka ryawe. None ubwo nanjye ndaza gusaba gahusha mitenza. Turaza guhurira mu nama. Nawe ndabampari ntugire ubwoba ntugire impungenge ndaba muri inyuma rwose ntugire ikibazo. Ntugire ubwoba hatari bigutera ubwoba. Leta y'ubumwe n'ubwiyunge ibereho kurenganura abaturage. Ntugire ikibazo na gike. Ndabyizeye kandi ngiyewe. Nkora akazi ko mu rugo vuba kugira ngo isaha ize kugera nabirangije kugira ngo mbese mpagire hakiri kare. Isaha ihagere nahageze mbese twahageze nta kibazo. Genda ubitunganye ubwo nanjye ngiye kugenda ngere mu kazi. Bwira umuyobozi nyine ko mfite gahunda ikigoroba. Wanibyo nibyo. Ubwo turaza kuhahurira. Turahurira ntugire ikibazo. Sawa sawa. None se Kevin ko nenshi kureba Marina ko yari yambwiye ngo uyu munsi araba hari abana sinshije nje kumureba yaboneka nkasanga. Marina rero buriya usonze ahantu mama yamutumye ariko wowe wisanzuye nubwo adahari nta kibazo twaba tuganira. Hari ikibazo se? Nta kibazo nda nawe ari mu nzira hari igihe yaba nawe ngo ari mu nzira
mu kanya gato urabahageze. nta kibazo rwose. Okay. None se numvise ngo uri inaha muri iyi minsi uri kubaga neza? Ndi mushya muri izi karitsiye, naje mu buryo bw'akazi, ariko mu busanzwe nk'uko nziranye na Marina naje nisanga nasanze Marina ari inaha, ariko mu busanzwe turaturanye. Okay. Marina muturanye kwa tantine. Yego. Byiza cyane. Niketse ni karibu. Noneho reka shyiramo akanimero kawe hano ndaza kuvugisha ubone yanjye. Nta kibazo kanze nyibaye. Ningi. Ese papa. Murakoze cyane. Ndabona Marina atinze maze isaha hano, reka ngende naza kuza muraza kumbwira. Ntaza kuza ndahita nkwamagana nta kibazo. Yego murakoze. Kandi ujye ugaruka pe urisanga. Nta kibazo. Bye. ko ndi kubona isuka yanjye itangiye kuyikubita mu mabuye, ifumbire ryanjye nkaba ndi kubona utangiye kuritabiraho. We cunga sana. ako se ko numva uri kungura ushaka ngo mingute. Hinga neza, hinga neza. Mingu uko nabizi. Umva ubu isuka yanjye byonyine kuyisazisha. Uko ndi guhinga niko mbizi. Kwakomera. Dore gira vuba vuba, ahubwo dore yuko no mu kanya inama igiye kuba abayobozi batubwiye ko tugomba kujya mu nama, utaza kongera kunganyisha n'abayobozi kandi uzi ukuntu bimeze. Ayiwe akase. Ariko sho takajyanye ko ndi kubona byose barimariye, uri kurimarira hepfo. Uriyuzi ko ugiye kongera ugahinga uri kurizamura, uri kurigarura neza neza mu sambu yanjye neza. Ibyo urabizi? Kurya ya mushuye. Ewa. Ni nko kurya ya banke cyangwa kugirana ideni nimwe. Sha. Ewa, narebereka nkwa. Ajyaga yangize kutazayishura se. Zamujya amafaranga. Garaba garatuvunye bro, gaba garatuvunye urumva? Ariko uyu muginga wamukubita isuku ubundi nkihubukira. Ibintu byo kunkoresha guhinga ko ntabimenyereye n'amaboko kamaze kunanirwa. Ariko se nyekubise kigapfara ko bamfunga. Ese wakwirukanyirara. Ariko se iki kintu kinsobanyije amaguru. Kushanda guhubuka sha. Ndabona wowe wifashe mu manyanyinya. Ndabona uri guteta ukibagirwa ko nsanzwe nguhubuka. Wesha ko ni ko ufite ibitekerezo byinshi mu biki hinga. Allo? Sawa.